Yesu ashimwe cyane kongeye kunezerwa kuri uno munsi Imana yaduhaye kugira ngo twongere gufatanyiriza hamwe gusangira ijambo ry'Imana tuyiramya tuyishimira mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Turashima Imana rero igitondo cy'uyu munsi kubwanjye ndashima Imana ko nongeye kuboneka imbere yanyu kugira ngo dusangire ibyiza bituruka ku Mana. Nizere ko mwese mumeze neza aho muri hatandukanye. Nanjye ndashima Imana uko mwandebaga ahangaha nari ndi gufata agacyayi, nafataga breakfast yanjye. Nizere ko namwe mwayifashe kandi mwaguwe neza. Ni na byiza ko duterana twese tumeze neza yaba mu mwuka cyangwa mu mubiri. Turashima Imana rero ni wo munezero Imana yaduhaye muri iki gitondo. Tugiye gutangira gahunda yacu y'iteraniro, tugiye gusenga Imana tuyishimira, tuyibwira ati Imana turagushimye, ni byinshi yadukoreye, hari byinshi yagukoreye, hari byinshi yankoreye. Twese tugiye gushima Imana mu buryo bwo kuvuga, tuvuga ati Mana warakoze, Mana wabanye natwe, sibyo? Ngaho rero reka twifate neza ahantu turi hirya no hino hatandukanye, twifate neza kugira ngo twese tumaje kumenya iyo umuntu agiye gusenga uko abigenza. Ntabwo nakongera kubibabwira kuko murabizi, ndabizi rwose ko mwese murabizi. Ngaho reka twifate neza hanyuma dusenge Imana, hanyuma tuyibwire ngo Mana ngwino ubane natwe mu iteraniro ryacu, utugirire neza pe, wumve ibyo ufite nyine wabwira Imana ko yakwigirira kuri uno munsi, ubivuge ubibwire Imana, Imana irakumva, sibyo? Aha reka twifate neza hanyuma dusenge. Mana turagushimye kuko uri mwiza, turagushimiye kuko uri Imana ikomeye. Tugushimiye igitondo cy'uyu munsi Mwami waduhaye kugira ngo Mwami twongere gusangira hamwe ijambo ryawe, twongere gusangira hamwe amashimwe agukomokaho. Tuguhaye icyubahiro, tugushimiye ko waturinze muri iki cyumweru cyose, tukaba twongeye guhura turi bazima tugushima. Mwami ndabizi ko harimo n'abatameze neza, ariko Mwami uri Imana ikiza, uri Imana ihembura. Ndakwereka buri mwana wese kugira ngo umugirire neza, umukize mu izina rya Yesu, kuko uri Imana ishobora byose. Tukweretse gahunda yacu y'iteraniro, turakwinginga kugira ngo usubane natwe, uhembure imitima yacu mu ijambo ryawe, mu kukuririmbira tukuramya tuguhimbaza mu mashimwe. Mwami wakoze hagati yacu, tuguhaye icyubahiro, turakwinginga kugira ngo uze utunezeze, ubane natwe, utangirane natwe, uze gusozanya natwe tugushima ko watugiriye neza. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Yesu ashimwe cyane. Turacyari muri wa munezero wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Akanya nk'aka rero tugiye kugafata hanyuma duhimbaze Imana, tuyishime noneho mu buryo bw'indirimbo. Tumaze kuyishima mu buryo bwo gusenga, tugiye kuyishima mu buryo bwo kuririmba, sibyo? Reka rero duhaguruke aho twicaye, ndabizi ko mwari mwicaye, hanyuma turirimbe kano karirimbo, twese tuze kukanezererwamo. Imana ibahereze umugisha. That your
bana mukurikiye uyu mwanya, ni umwanya mwiza nk'uko tubizi wo kumva ijambo ry'Imana. Ndanezerewe cyane kubw'aya mahirwe nongeye kugirirwa yo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbasabe twongere twicare tujye mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Nk'uko mubizi kuno kwezi ni ukwezi kwa 12. Ukwezi kwa 12 tukuziho iki? Hagiye haba ibintu bitandukanye, ariko harimo ikintu kidasanzwe mu kwezi kwa 12. Harimo birthday y'umuntu dukunda, umwami wacu duhora twizihiza ibihe byose. Ni bande bajya bagira birthday kuri Noheli? Harimo abana bavutse kuri Noheli, hari abavutse mbere yayo, hari abavutse na nyuma yayo. Ariko specifically turaza kuba tuvuga ku muntu wavutse kuri Noheli, ariwe Yesu Kristo twese tuzi. Nk'uko tujye ducelebratinga birthday zacu, abavutse mu kwa mbere, abavutse mu kwa kabiri, abavutse mu kwa gatatu, ukwezi kwawe kugezeho wavutseho utangira kumva unezerewe, ugatangira kwitegura ukuntu uzishima kuri birthday yawe hageze. Hazaba fete, mugatangira gutegura uburyo umunsi mukuru w'isabukuru yawe ukuntu muzabigenza mu rugo. Natwe rero turi mu myiteguro myiza y'isabukuru ya Yesu Kristo. Nk'uko mwabibonye icyumweru cyashize bababwiye ku mateka no kuvuga ku muryango wa Yesu, aho Yesu akomoka, ariho mu muryango wa nde? Mu muryango wa Dawidi. Uyu munsi rero turaza kurebera hamwe umuntu wabyaye Yesu, niyo turi buze kureberaho. Ariko mbere y'uko tumureba, nagira ngo mbabwire gakeya ku ndirimbo tumaze kumva yavugaga ku mubyeyi wa Yesu. Mwumvise n'izina rye barivuze, bavuze ngo Mary, bamwise Mary ariwe Mariya. Ngo se wari uzi yuko wakabyaye umucunguzi? Wari uzi yuko wabyara umuntu wari buzahumura impumyi, wari buzakora ibitangaza bikomeye? Mariya yahuye n'umugisha udasanzwe. Uyu munsi rero turaza kuba tureba inkuru ya Mariya nuko byamugendekeye mbere yuko abyara Yesu, uburyo yabimenye ko azabyara Yesu. Nibwo turi buze kuba turebera hamwe. Ariko inkuru nyamukuru tugiye kwigaho uyu munsi, icyo dushaka ko twigiramo ni ukwiga yuko hari ibintu bibiri. Hari ibintu bidashoboka, hakaba n'ibintu bishoboka. Ibintu bidashoboka n'ibintu bishoboka. Ese ibintu bidashoboka ni ibiki? Dutangire mbaho urugero ku bintu bishoboka. Ku bintu bishoboka, guhumeka birashoboka. Turahumeka. Ndimo ndahumeka nubwo ndi kuvuga ngubu, namwe murimo murakurikirana murimo murahumeka. Ibyo birashoboka. Kwirukanka birashoboka. Nakwirukanka. Ubu nonaha sindimo kwirukanka, ariko byashoboka ko nakwirukanka. Kuvuga birashoboka, navuga nk'uko ndimo ndavuga birashoboka. N'ibindi byinshi bitandukanye bishoboka twabasha gukora. Noneho reka turebere hamwe ibintu bidashoboka. Ntabwo nabasha kuguruka. Ntabwo bishoboka ko njye naguruka. Byashoboka ko baguruka, nawe ntabwo waguruka, ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka, reka mbahe urugero rworoshye kandi mubigeragezeho muri. Hari umuntu washobora kwirigata hano mu nkokora, ntihagire uwarigata turebe. Ntabwo byashoboka yuko warigata mu nkokora yawe. Wagerageza ugacisha, ariko ntabwo byashoboka. Hari n'ibindi bintu bitandukanye bitashoboka yuko tubikora. Ariko nubwo hari ibidashoboka n'ibishoboka, ibyo byose biba gusa ku bantu bakuru, ku bana batoya, n'abandi bantu muri rusange. Ariko noneho hari Imana. Imana yo ibidashoboka ntabwo bibaho. Ibintu byose ku Mana byose birashoboka. Byose ibyo watekereza byose Imana yabishatse yabikora. Nibyo nababwiraga ngo kuri gatanu mu nkokora, Imana yabonye atari ngombwa yuko iduha ururimi rurerure cyane rubasha kuri gatanu ku nkokora, ariko iyo biza kuba ari ngombwa iba yaruduhaye ururimi runini rugera hano ku nkokora, nkabasha kwigata ku nkokora yanjye. N'ubu uyu munsi Imana ivuze ngo Queen, ndashaka yuko ubasha kwigata ku nkokora yawe nubwo utabishobora.
nubwo utabishoboraga, ariko ndashaka noneho guhereye uyu munsi uzajya ubishobora, yabikora ikaba ururimi rurerure nkabasha kuzamura harigata inkokora. Rero hari abantu tugiye kurebera hamwe Imana yakoreye ibintu bitari bushoboke ariko bikaza gushoboka. Aba bantu tugiye kureba ni abantu babiri, ni abadamu babiri b'ingenzi muri Bibiliya, ni abadamu babiri bahawe umugisha n'Imana. Umwe yitwa Mariya ariwe mama wa Yesu. Undi yitwa Elizabeth yabyaye uwitwaga Yohani, ariwe bakunda kwita ngo Yohani umubatiza. Aba badamu uko ari babiri bari bafitanye isano, umwe ngo yari mubyara wundi, yari cousin sister y'uwundi. Ariko aba badamu Imana yabakoreye ibintu kuri bo ntabwo byari gushoboka, ariko Imana yabikora ibitari bushoboke, Imana ibigira ibishoboka birashoboka. Ndagira ngo duhere kuri Mariya mbabwire uko byamugendekeye. Mariya yari yarasabwe n'umugabo witwa Yosefu. Mariya Imana imuhitamo, rero uvuga ngo uyu nguyu niwe uzabyara Yesu. Ariko mu kumuhitamo ntabwo Imana yahise imubwira ngo Mariya wewe niwe uzabyara Yesu, oya, ntabwo Imana yahise imubwira. Imana imaze kwihitamo ngo imutumaho marayika kugira ngo marayika abe ari uzagenda abwire Mariya. Reka dusome muri Bibiliya muri Luka igice cya mbere kuva ku murongo wa 26 kugera ku murongo wa 32. Turaba twumva uburyo ki marayika yagiye abwira Mariya uburyo azabyara Yesu. Kadutega amatwi twumve. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana. Kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Amen. Mwabyumvise ngo marayika yaragiye asanga Mariya aho yari ari i Nazareti aho bari batuye, ngo atangira kumubwira yuko ahiriwe, yuko yatoranijwe mu bandi bagore, arahiriwe ko azabyara umwana, uwo mwana kandi bazamwite Yesu. Ariko mbere yuko amubwira ko azabyara umwana, yatangiye ngo amusuhuza avuga ngo uhiriwe. Ariko Mariya we yagize ubwoba avuga ati, kuki bansuhuje ngo nduhiriwe? Kuki atavuze ngo wiriwe Mariya we? Ariko amusuhuza amubwira yuko ahiriwe, ahawe umugisha, ngo agire ubwoba. Ariko marayika aramuhumuriza aramubwira ngo Mariya wigire ubwoba kuko urahiriwe. Amubwira ko azabyara umwana, ko azatwita akabyara umwana, uwo mwana akamwita Yesu. Hanyuma ngo kandi uwo mwana ngo azima ingoma. Kwima ingoma muzi icyo ari cyo? Kwima ingoma muzi icyo ari cyo? Azahabwa ubutware, mu yandi magambo azaba umwami, azaba umuntu ukomeye. Kandi nk'uko twabibonye muri iriya ndirimbo bavuga ngo Mariya ngo wari uzi yuko uzabyara umwana uzabasha guhumura impumyi, abatabonaga bakabasha kubona, agakora ibitangaza bitandukanye. Wari ubizi? Ni umugisha. Mariya ibyo ntabwo yari abizi. Nta nubwo Mariya yari azi yuko agiye gutwita akabyara umwana, usibye nuko yaba Yesu umwana ukomeye w'umugisha, n'undi mwana ntabwo yari azi ko ako kanya bigiye kuba.
ariko marayika yaraje arabimubwira. Bya bindi Mariya atatekerezaga ko byaba, ntabwo yari azi ko yabyara umwana ukomeye nka Yesu. Icyo gitangaza Imana birakimukoreye. Bya bindi byasaga nk'ibidashoboka biba bibaye iki? Ibishoboka. Mariya ahita amenya yuko ibyo bintu abwiwe na marayika w'Imana yuko ari byo koko bizashoboka bikabaho. Mariya ubwo arabyakira. Hanyuma marayika ntabwo yamubwiye we wenyine, ahubwo marayika yarakomeje amubwira no kuri cousin sister we, mubyara we uwo twavuze witwa Elizabeth, nawe amubwira uko bizamugendekera. Reka naho tuhasome umurongo wa 36. Kandi dore mwene wanyu Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'Umwami Imana, bimbere uko uvuze. Murabyumva? Marayika ntabwo yamubwiye gusa ko azabyara, ahubwo yaramubwiye ati, na Elizabeth wa wundi wari uzi ko atazabyara, ubu ngubu we already aratwite, azabyara nawe umwana w'umuhungu, ngo aratwite inda y'amezi 6 nawe azabyara umwana. Ariko Elizabeth we yari akuze, yari umukecuru. Iyo umuntu ari umukecuru ntabwo yabasha kubyara. Kandi noneho ngo yari ingumba bivuze ngo ni umuntu udashobora kubyara. Ariko Imana yamukoreye igitangaza. Nubwo yari ingumba, Imana yamukoreye igitangaza. Bya bindi by'ubugumba bimwe bidashoboka ibihinduramo ibishoboka, ariko gutwita akazabyara umwana w'umuhungu. Twumvise abantu babiri Imana yakoreye ibintu by'ibitangaza. Ibitari bishoboka Imana ikabigira ibishoboka. Imana yacu rero dusoza ni Imana y'ibintu byose bishoboka. Ni Imana ishoboye byose. Bya bindi bijya bitunanira, bya bindi wumva ukumva ntabwo uzi ko byashoboka, ntuzi uko byagenda, byose ku Mana birashoboka. Nsoza ndagira ngo mbabwire yuko dukomeze kwizera Imana. Tujye twizera Imana yuko bya bindi byatunaniye tubasha gusenga tukabwira Imana ngo Mana, ibi ntabwo nabishobora, ariko ndabizi neza yuko uri Imana ishoboye byose, wowe urabishoboye. Dukomeze tugire kwizera Imana, kandi dukomeze tugire ukwezi kwiza ko kwitegura ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha mwese, dukomeze kwizera no gukomeza kunezeranwa. Turakomeza twumve ya ndirimbo nziza ibwira Mariya uburyo yahawe umugisha, Imana yamuhaye umugisha wo kubyara umucunguzi w'isi. Imana ibahe umugisha, ndabakunda mwese.
ibyo twize mubyibuka. Nibyo wambwira ikintu twizeho ni igiki? Twavuze ku bintu bibiri, ibyo bintu bibiri ni ibiki? Icya mbere twavuze ku bintu bishoboka n'ibintu bidashoboka. Ese ibyo bintu twavuze yuko bigenda gute? Kuri twebwe ibidashoboka byaba bishoboka ku Mana cyangwa ntabwo bishoboka? Yego, ibitadushobokera twebwe nk'abana b'abantu ku Mana birashoboka, kuko Imana ishoboye ibintu byose. Twavuze ku bantu babiri, ku badamu babiri, tuvuga n'abana babo uko bitwa. Ni bande abadamu twavuzeho? Uwa mbere ni Mariya, umwana we yabyaye ni Yesu Kristo. Uwa kabiri ni Elizabeti wabyaye Yohani Umubatiza. Ni abadamu babiri twavuzeho. Imana ibaha umugisha. Tugiye kurebera hamwe icyanditswe cyo gufata mu mutwe. Icyanditswe tugiye kureba kiri mu Baheburayo ibice 11 ku murongo wa mbere. Dusabe wongere badusomere. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Twongere dusubiremo. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Amen. Icyo ni cyo cyanditswe cyo gufata mu mutwe. Mwongere mugisubiremo, mukomeze mugisubiremo mu rugo n'ababyeyi babafasha. Ni Abaheburayo ibice 11 ku murongo wa mbere. Imana ibahe umugisha. Turashoje, tuzongera guhura ku cyumweru amasaha nk'anga y'igitondo. Mwese Imana ibagiriye neza. Reka dusenge dusoza. Mana yacu, turagushimiye cyane, tugushimiye kino gitondo cyiza waduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe, tumenye yuko ibitadushobokera kuri wowe bishoboka. Izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru, kuko ari wowe Mana ishobora byose. Mana yacu, ndasabye kugira ngo ukomeze Mwami wanjye kudukomeza, turusheho kukwizera, tukwizerere mu bintu byose, yaba ari ibito yaba ari binini, tukwizere yuko ari wowe ushoboye byose. Ukomeze kutugirira neza, ugirire abana bose neza aho bari ahantu hatandukanye, natwe abaye mutugirire neza. Tuzongera guhura twese dushima izina ryawe, tubisabye twizeye twese ngo amen. Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza.